neza. Hari abandi bagira impano bakazitwaza bakaringa imbago zivuga ubutumwa n'ijambo ry'Imana. Pastor Theogene ibyo ntabyakoresheje. Yagiye ankoresha nk'umuntu uba mu muryango we kandi wishite wambonyemo impano wenda yakunganiriye akantuma ahantu kuko ngene ndidirije wa korari we yarabonye inshingano rimwe na rimwe imirimo ikamuzitira akansaba n'umutima uciye bugufi ari pasteur akavuga wambabarira nkagutuma ahantu nari kujya kuko wenda afite igaburo ryere cyangwa n'indi mirimo akantuma nkagenda nk'umuntu worejwe na pasteri niko nageze Sumba ndagenda mbayomba umwana waho niko nagiye Kiramuruzi mbayo umwana nkajya ngenda rimwe na rimwe ndidirije wa korari niko nagiye ibyumba kwa Polinari president namubonye n'ahandi hatandukanye ariko tukomeza kubana. Reka simbuke rero nihute ngere ku mico ye n'ubuntu bwe n'urukundo rwinshi no kwitanga kwe. Iyo ahuraga na Pastor Theogene wibazaga niba uri umukirisitu ukibaza niba aba mwisi cyangwa niba mufite ubuzima kimwe n'ubwe. Dore ibyo nabonye byantangaje ndimo kugerageza senga Imana ngo izabinshoboze cyangwa izampe n'ibindi bimeze nkabyo. Umunsi umwe yari umugabo wumva icyo umubwiye agaca bugufi. Umunsi umwe yarambwiye atari ko umuntu yubaka inzu bigenze biti, umuntu ahera kuki akageza kuki. Ndabwira nti umuntu ahera ku bushobozi buke afite. Arabyumva aranyihorera arangije agenda gura ikibanza hari akaje vuba mu murenge n'abana cyangwa akagari sinabisobanukiwe neza. Yakundaga kugira terimi ivuga ngo surprise mudamu arabindusha cyane. Aranjyana nyereka ikibanza atangira kucyubaka. Shimira Imana ko pasteur agiye asize umuryango ahantu. Mu mico rero namubonyeho y'indashyikirwa nk'umuryango wacu twagiye tureba n'abandi. Iyo wageraga iwe wasangaga umuryango mugari abantu bagera kuri 30. Natangajwe rero n'ibikurikira nsoza. Icyambere nta muntu waba ukodesha inzu y'ibyumba 2 na salo cyangwa 3 ngo azane abantu bagera kuri 20 mu nzu ye. Madamu wa Nyanasiya ndabigushimiye cyane. Wafashije Pastor Theogene kugira ngo abe umugeni mwiza. Haleluya torero. Yaramufashije mudamu ntago ari abadamu benshi babishobora kugenda umuntu akuzana abantu 20 mu nzu y'ibyumba 3. Akenshi na kenshi idafite igikoni idafite ibikoresho byose. Nta numwe wapfa kubishobora. Uyu mudamu Imana imuha umugisha. Yabanzaga abana bahandi agakurikizaho abi. Mu byantangaje rero nshaka kubabwira soza arimo kubaka iyo nzu igeze ku madirishya yarampamagaye anyereka anjyana ku nzu y'umuntu yujuje. Yarampamagaye anjyana ku nzu y'umuntu yujuje. Nta kintu na kimwe yakoraga atambwiye habe na gitoya. Aramubwira ati ngiye kukwereka ibintu surprise. Anjyana iruhande hirya gato y'inzu y'umuntu wujuje y'umuturage batavukana batagira icyo bapfana. Iye iri kuri rente itarajyamo n'idirishya na rimwe. Arongera arantungura arambwira ngo mvuye Icyangugu kubaka inzu y'undi muturage. Arongera arantungura ngo n'ibyumba hari ibindi nakoze. Akambwira ngo babana baba mu rugo ndimo kugenda nishyura minervari buke abange nibara sindabarihirira. Yagendaga ariha buke kugeza ubwo abana biwe bagira abanyuma. Umugore akabyihanganira umugabo akabyihanganira. Yantunguye umunsi umwe rero arimo kubaka ntawabishobora ni bakeya uribanza. Arambwira ngo tujye guhemba abana batagira kivurira. Dufata inzira tujya Kayonza tujya guhemba umuntu yashingiye. Ubwo mureba Siya yarashingiye nawe umuntu akiri mutoya. Afite abana yashingiye. Tujya Kayonza mu nyubako ikomeye.